iyo umugore anezezwa cyane nuko imboro bayikubita mu gituba, noneho umugore arishima kuko rumva nibwo buryo baramenyereye kugira ngo anyare. Noneho iyo position rero ikunda no gukoreshwa abantu bo mu Mutara cyane za Nyagatare, niba ari kubera bamenyereye kuvuruga inka, ni ukuvuga ngo bo iyo utabakubitiye ntago bashobora kunyara. Ni ukuvuga ngo uwo mugore yakubwije ukuri akakubwira yuko iyo umukubitiye ku imboro mu gituba ari bwa nyara, biba byiza kandi n'umugabo nyine ahita yumva ko ari icyo gikorwa agomba gukora kugira ngo akunyaze. Hakaba n'undi akubwira ati hari n'undi mugabo usiga karangi. Umugore aba yaramenyereye gufata imboro, umugabo agasa nk'usiga karangi. Uko asiga karangi ariko umugore anyara. Hari n'ubundi buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu, icyo gihe rero umugore iyo yamenyereye gusiga karangi, ntabwo ushobora kumukorera indi position yose ishoboka ngo ashobore kunyara. Hari n'ubundi buryo rero bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu ni uburyo ki umugabo afata imboro agasa akayinjizamo, akayimusoka, noneho akajya ayivana mu gituba azamura kuri rugongo. Gake gake avana kuri rugongo ayinjiza mu gituba. Icyo gihe naho iyo amanuye muri iyo position agiye kumanura, yayikuramo umugore akanyara, yazamura kuri rugongo yayimanuramo akongera akanyara. Ubwo ni uburyo butatu. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo rero abagore baba bafite ibanga rikomeye. Ashobora kukubwira ati ngewe buriya nyara ari uko umugabo anyicaje, akanyicaza nk'impande y'igitanda cyangwa ku ntebe, akamfata uburyo ki numva ashaka. Aho ngaho yamfashe uburyo numva ashaka, uburyo numva mufite, ndanyara koko. Cyane ko nta mugore, abagore hafi ya bose ku ijana baba banyara. Ahubwo hari igihe umugore atabasha kwisanzura cyangwa kwirekura ku mugabo we kugira ngo amubwire ati sheri ngewe iyo usize kuri mu gituba cyanjye unsigiramo imboro, ndanyara, mbasha kwirekura nkanyara. Ntabikubwira, ahubwo umugabo akabaho agasoka umugore azanyara akabibura, akajya gushaka imiti bikanga. Kubera iki? Ntuba wabwije umugabo wawe ukuri. Mubwiza ukuri, mubwira ati ngewe akinyuma sinshobora kunyara, nubwo mfite igituba kinyara, ariko umugore banza umutegure, yumve ko afirinze imboro. Icyo gihe nawe uzajya kugera kuri iyo position mumenyeranye, umunyazamo, yahiye, yarangiye, yanirekuye. Noneho uranabimusaba ati sheri ngukorera iki? Noneho hari igihe akubwira ati mfata hano niho numva ari sawa. Icyo gihe rero wa mugabo we ntukarongora umugore wawe usa nkaho uri uramuniga cyangwa uri uramwica. Ni ibintu mufiringana muri babiri kugira ngo mubashe kuryoherwa. Abakunzi bacu abenshi barambajije kavuga ati ngewe komeze nk'ufite amavangingo, ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yandongoye nzana just tuzi dukeya tukajya kwishuka, wowe uzana amazi make akajya kwishuka na menshi wahanyara. Ahubwo bwiza umugabo wawe ukuri mubwira ati nje nkeneye imboro y'imbaraga, ikunkubitira nyine wa mugani w'abanya mu Mutara, abanyagatari ngo nibo bashaka kuvuruganya. Hari igihe uku kuboko kuruha kubera ariho arakubita cyane n'imbaraga, agafatisha ukundi nakagakubita kwaruha agafata ukundi. Ni ukuvuga ngo abavuruganya nk'abakama numva ngo aribo bakenera izo mboro z'imbaraga zikaze, ko baba baramenyereye nyine nko kuvuruganya. Noneho ako kari agaciro. Noneho rero wa wundi ushaka agasigaho usa nk'usiga irangi, ibyo no ku mboro ntoya idafite imbaraga ushobora gusiga irangi gutyo umugore wawe yari ibyo yamenyereye ko ari byo ugomba kumukorera akanyara, kandi akanyara neza, akanyara amazi akaza ari menshi. Kubera ki? Wamumenyereje umusigira akarangi gake gake muri ravu nyinshi, umubwira utugambo tw'urukundo. Aho ngaho rero iyo ari ibyo ngibyo yamenyereye, aranyara akanyara buri rwose akabwuza, ahubwo
ukabura naho mu bushyira. Uwo rero uwa gatatu, gerageza niba ari ukumusoka imboro yimusoke, uhita uyimwaka vuba vuba uyikuremo use nk'uyizamura kuri rugongo. Noneho iyo uyikuyemo usa nk'uyikoje kuri rugongo ahita nyara. Wakongera ugasubizamo akongera agasubirayo, wakongera akakubita kuri rugongo agahita nyara. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite strategy ugomba gukoresha, kandi menya uko umugore, icyo umugore akunda kimenye mbere y'igihe, mbere yuko ubimukorera. Bimenye, umenye ati ngomba gukorera umugore wanjye. Hari n'ukuntu nk'umugabo aba ashaka kugira ngo yinjire muri sexe y'umugore atigeze amusoma, atigeze afata ku ibere, atigeze akaresa ahantu hose, atigeze amusoma, atigeze afata mu mutwe ngo amwereke yuko nyine amukunda. Hoya, gerageza umwereke love. Noneho icyo gihe cyo kunyaza, kizagera we yirekuye yumva nyine ahubwo we wamutindiye kugira ngo umusoke iyo mboro, cyangwa se umusigire irangi, cyangwa se ukubite kuri rugongo umanura uwinjiza. Akumva nyine ahubwo hari igihe iyo umukaresheje cyane akaryoherwa, ahita avuga ati, ahita kubikubwira vuba ati yafafa ndumva bije, ndumva bimeze gutya, nyine we akabikubwira. Wewe mugore wewe ndakwigisha kwirekura, bwiza umugabo wawe ukuri, kuko niwe mugabo wawe muzarambana, niwe mugabo wawe muzasazana. Mubwiza ukuri. Ntabwira yuko mujya gufungura izi videos zacu n'iz'abantu bakuru, mujye mubifungura, mujye mufungura aya mavideo abana baryamye, cyangwa se nta mwana ukumva, ubashe kwiga neza udafite uwo wikanga. Ubashe kwiga neza, umenye neza wo mugore natanga sexe gute kugira ngo umugabo wanjye aryoherwe. Ese njyewe mugabo ni gute, ni hehe nshobora gukora umugore wanjye nishakiye kugira ngo abashe kunyara nk'abandi bose njya mbona banyara n'amazi agataruka hejuru y'ibitanda. Wowe mugabo byige, tahana watermelon, tahana imbuto, tahana ibishobora kongeramo amazi mu mubiri cyane umugore.